ubu tayari twese twize Dubai. Mwaramutse neza kandi ndabasuhuje abakunzi ba Be Mind Tech. Uyu munsi reka twiganirire ubundi ibi bintu byaje ryari. Wowe niba uyu mugabo utamuzi ushobora kuba warahindutse, cyangwa se ukaba utazahembwa amezi arenze 3, cyangwa se ukaba uri umushomeri, cyangwa se ukaba utazi inkuru ziri gutrendinga. Ariko reka mukuganiriza. Ubundi iyi nkuru njya kuyimenya yatangiye nicariye ntegereje interview. Haba hinjiye umumama abarambwiye ati nkorera 1 million. Noneho kuko ntarinzi byari byo, ndabwira ati ahangaha nta muntu waguhemba miliyoni. Atoya, ndi kukubwira mfasha gukorera 1 million. Ndamubwira ati no, 1 million? Ayo mafaranga ngiye usibye kuyumva muri banke cyangwa se mu mafilime sindayakorera rwose. Arambwira ati oya, nshaka kukubwira ngo hari certificate zitwa 1 million prompter. Izo nizo nshaka. Ndamubwira ati izo ni ibisesa, kandi ako kanya yahise ampa link. Ngiye kureba mbona ni link ya 3 yitwa 1 million prompter. Mpasanga umugabo. Uwo mugabo rero ngo yasobanuraga ibintu bya AI. Ubanza hari yarakeneye views, ariko mwitegereje mbona nta views akeneye, nta niza ari gusa. Bandebye video ya mbere, nkikubita amaso ngerageza kwihutisha, biba biranze. Nakubise amaso video mfite, mbona ni video zigera kuri 22. Ngira ngo ahari ngibyo birahagije. Ndakomeza ndascrollinga, byantwaye amasaha atari make pe, kandi nta hantu yanyeretseho gukora subscribe cyangwa se ngo nkore like. Nubwo nari nagize attention rwose, ariko ntago namenye ibyo yari ari kuvuga, kubera ko nabonaga ibyinshi ari Icyongereza, kandi ngiwe ntago nyumva neza. Ako kanya nahise nicara. Ndangije modire ya mbere ngiye kubona, mbona bampaye modire ya 2, mbona modire ya 3, mbona modire ya 4. Hashize akanya mbona bampaye ahantu ho kudownloadinga. Ako kanya mpita mbona certificate yitwa ya 1 million. Noneho ikintu gitangaje, nahise nibaza ibi bintu ninde ubisabwa? Ese ubundi utarabikoze azabiki? Ahari wenda nagize ngo nuko ngewe ndi umushomeri nshobora kuba ntabizi. Sibwo ngiye kuri social media ntangira kubona utudupost tuvuga tuti niba utazi uyu mugabo ushobora kuba utazahemba. Ese koko nibyo? Banyarukiye ku nshuti zanjye ngo nzibaze ukuntu byagenze. Erega nasanze abantu bose bagomba kuyikora, kuko umushuti wanjye yari mwarimu, undi mushuti wanjye yari muganga, undi yakoraga mu nzego z'ibanze, undi mubajije nsanga ni umudaso. Ndamubwira ati se nawe ibi bintu bya 1 million urabizi? Arambwira ati reka da, uyu mugabo yabaye kimomo, umuntu utamuzi ubanza turamufunga. Niba uyu mugabo utamuzi mva ufite ikibazo gikomeye cyane. Ako kanya rero nagize ngo nibanga, ndangije ndaceceka mbiganiriza inshuti zanjye. Ndibaza iyo 1 million ni ibiki? None ikintu gitangaje, uyu mugabo bari kumutazira ako kazina ngo yitwa 1 million, abandi bati uyu mugabo yitwa prompter, abandi bati uyu mugabo yitwa Dubai. Ahari ubanza ari umwarimu. None se kubera iki n'abadaso bari kumwiga? Ese ubundi ni ukubera iki uyu mugabo yashakaga ko tureba video ziwe ariko ntidukore subscribe? Wasanga iyo warebaga video AI yarahitaga yikorera subscribe, kubera ko amasomo yatanze ngo yitwaga AI. Inkuru rero yabaye kimomo. Umuntu wese utari kumukurikira ubanza afite ikibazo, kandi urasabwa kugira ngo aka kanya tariki 31 zizajye kugera uyu mugabo waramaze kumukurikira, cyangwa se ukaba ugiye kwirukanwa mu kazi. Nyabuna fata akanya kawe wihutire kuri izo linki, uwo mugabo umumenye. Ni ikimenya bose, ubanza afite hit ikomeye cyane kurusha Aisha Speed tumaze iminsi twumva. Ubundi se kuki yayise 1 million prompter? Nje nabanje kugira ngo hari bari gutanga miliyoni, katarazi naha twebwe tuzakazana. Urumva? Ubu tayari
twese twize Dubai. Twese twize Dubai kandi twaranahageze kubera ko twahabonye muri video. Sindi gutebya ahubwo ndi gusetsa. Niba ukunda Be Mind, gumana natwe ugira umunsi mwiza.